Imana izagutora. Abantu ni bakwanga Imana izagukunda. Abantu ni bafunga imigisha yabo Imana izakingura yayo. Yego. Abo turi kumwe haleluya. Aho. Amen. Aho. Hallelujah. Aho. Ama telefone nashaka zafungwe, za WhatsApp zo zifungwe. Ijuru rizakingura. Muri kamere yanjye nkunda guseka. Icyo mbivugiye umuco nyarwanda sinzi icyo bahuye n'ibitwenge ntibakunda guseka. Iyo useka bakwita injajwa, indyarya, wirya, waseka bakavuga ngo arashinyitse. Mwakabyaramwe mumbabarire dufatanye, nasetse ndi muto ndacyaseka, ningara no mu ijuru nzaseka. Bakakira Imana. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ndashimangira imbaraga pastori ashoje kuvuga. Abefeso igice cya 6 umurongo wa 10 kurangiza umurongo wa 13. Nje gusoma no mu rwandiko rwa mbere nubundi Pawulo yandikiye Abikorino igice cya 16 umurongo wa 13 kurangiza wa 14. Mu Efeso aravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, mubashe gukomera ku munsi mubi, mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorino 16 umurongo wa 13 kurangiza wa 14. Aravuga ngo mube maso, mwe maso, mukomerere mu byo mwizeye, mu abagabo nyabagabo, mwikomeze ibyo mukora byose mubikorana urukundo. Reka nongere nsubiremo. Mwe maso, mukomerere mu byo mwizeye, mu abagabo nyabagabo, mwikomeze ibyo mukora byose mubikorana urukundo. Haleluya. Nimwe nyemere twongere turambura ibiganza mbahobere mubinyeganyeze. Mubinyeganyeze cyane mbareba ya. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Abawushaka Imana ibaho umugisha. Imwekiriza amena cyane Imana ibaho umugisha. Munarambuye n'ibiganza Imana ibaho umugisha. Muri kamere yanjye kuva ndi muto mfite imyaka 70, uyu ni wa 71. Muri kamere yanjye nkunda guseka. Icyo mbivugiye umuco nyarwanda sinzi icyo bahuye n'ibitwenge ntibakunda guseka. Iyo useka bakwita injajwa, indyarya, wirya, waseka bakavuga ngo arashinyitse. Mwakabyaramwe mumbabarire dufatanye, nasetse ndi muto ndacyaseka, ningara no mu ijuru nzaseka.
Ihereze kuri ibyo dusigaye tuvuga akanya gato tukanywa amazi. Kandi umuco nyarwanda burya amazi twahitaga amatyaza muhoro, nta mfura yanywaga amazi. Ariko ibi ngibi bitewe n'uko amacandwe dusigaye tuvuga akanya gato gakama tugasoma mu kanya rero ndusomaho ndiyagira uwo bisitaza. Nshuti yanjye Jean Pierre, muhungu wanjye, mbabarira abantu mukorana muhaguruke mbarebe. Bampagurukiriza abantu musangiye umurimo timu mukorana muhaguruke mbarebe. Mwambabarira mugatambuka mugagaranga bareba. Kuko nimbwira abangaba ariko cyane abo shaka kubwira ni mwebwe. Muhagarara hari hose mbarebe. Timu yanyu muhagarara hari hose mbere mbarebe. Abo mukorana baze batambuke mbarebe. Hari abandi batajya sininda kwabaza uko mukorana yanagiraga ngo mbarebe. Sawa, nimwisubire mu myanya yanyu. Amagambo ngiye kuganiriza iteraniro ryose mwebwe cyane muyumve kuruta abandi. Kandi Imana nimfasha kuko ndagukunda kandi ndakunda nabo mukorana. Urumva ko mwabaye inkora mutima zanjye muri abana. Uzanshakira umwanya tuganire twenyine. Dufata umwanya twenyine tuganire. Ndabaganiriza ijambo mwese rivuga ngo gukomera kigabo muri Kristo. Gukomera kigabo muri Kristo ku munsi mubi. Gukomera kigabo muri Kristo ku munsi mubi. Gukomera kigabo muri Kristo ku munsi mubi. Umunsi mubi nongere mbibutse mwese muri hano mwaje mufite ibibazo. Shimangira ibi nk'umusaza ufite inararibonye. Nukuri kw'Imana ibyo mwaje gusaba byose ntibubihabwa. Shatekwe uzayihagarare mu kigabo. Paulo yandika urwandiko rw'Abaefeso ndabinginze muze mija cyane mu isezerano rishya. Ndabinginga isezerano rya kera yari imigisha y'Imana kubijyanye n'isi gakondo y'abantu ku isi. Imigisha yabo n'isi, umuhamagaro wabo n'isi. Ariko rero mu isezerano rishya Matayo ukageza mu byahishuwe ni umuhamagaro w'ijuru. Twambara imbaraga z'ijuru, dukorera ijuru, turwanana n'ijuru, tukazaragwa ijuru. Abo turi kumwe, haleluya. Hari byinshi mutazabona rwose, ariko kandi nimuhagarara kigabo muri Kristo, no mu minsi mibi muzabona Yesu ahagararanye namwe muri byose. Paulo wanditse urwandiko yari muri gereza. Igicucu cye cyakizaga abarwayi, mushwara ye igahumura impumyi. Mwumvibi nta n'umwe hano wari wabona imbaraga zingana n'iza Paulo. Ariko Imana yemera ko agira igishakwe yanga kukimukiza. Nusoma urwandiko rwa kabiri rw'Abikorintho igice cya 12 abisengera gatatu, Imana iramubwira ngo hoya singukiza. Icyo nkeneye gusa nuko ubuntu bwanjye buguhagije kandi gituma ndekizo nukugira ngo imbaraga n'icyubahiro cyane kizagaragarire mu ntege nke zawe. Abo turi kumwe, haleluya. Sinaje kuvuguruza ibiri ko bivugwa, ariko uriya yabwiye bamwe, nanjye nje kubwira abantu cyane cyane mwe bw'abayobozi. Ari muri gereza abakristo bacika intege. Reka nongere mvuge ibi, Jean Pierre hari intege nke azahura nazo, mucika intege. Arizo muzareba mucika. Nicyo kituma nashatse mwe timu yewe. Hari byatazahagararamo neza, ushobora kuzabaca intege. Paulo ari muri gereza afunzwe, abantu bari bazitorera batariko
ko Paulo igicucu cye gikiza abarwayi, mushwara ye igakiza abarwayi, ibimuga bigasimbagurika, ibitangaza bigakoreka, kuko Imana yemera ko afungwa. Iyo Mana akorera itamukuye muri gereza izatumarira iki? Paulo amenya ko abakristo batangiye gucika intege no gusinzira. Igice cya 5 umurongo wa 14 niwe bavuga ngo uko byanditswe ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo aboneka kumurikira. Bari batangiye gusinzira mu mwuka. Wagarare kuri kiriya gice nta mwanya munini, nje umwanya wanje ni mutoya. Hari yarabwira ngo ibisigaye mukomerere mu mwami. Aho mugomba gukomerera mwumvike, si mu muntu, si mu idini, si mu gihugu, si mu bwoko, mukomerere mu mwami. Aho ni muri Kristo no mu mbaraga z'ubushobozi bwa bwinshi. Abo turi kumwe, haleluya. Ba Kristo beza muzakomerere muri Kristo. Muri rimwe 167 yaravuze ngo Yesu niwe nihishemo yambereye ubuhungiro, cyacyankuraho amahoro yambereye ubuhungiro, mumvura mbere ubwugamo intambara zacitse yambereye ubuhungiro, nta nubwo imivi ntembana yambereye ubuhungiro. Yego kumanywa izuba ryacanye ry'ibibazo yambereye ubuhungiro. Yego ambere itara nijoro ntabona aho shingura ikirenge naho ngishinga yambereye ubuhungiro. Nta byago byantera ubwoba yambereye ubuhungiro, nta mwanzi w'ikibazo wese wanganga yambereye ubuhungiro. Abo turi kumwe, haleluya. Mukomere muri Kristo ndabinginze. Cyakagira umuntu umwubakaho ubuzima, cyakagira umwubakaho ubuzima, cyakagira umwubakaho ubuzima, muzabwubake kuri Christ de prêche la gloire de praille tout équilibré chaque bro. Jean Pierre ni kadogo wanje, timukubaka kuri Jean Pierre, mwubaka kuri Jean Pierre ijuru rizabanga, ariko ni mwubaka kuri ko Jean Pierre avugira yamamaza, muzaba abagabo nyabagabo guhamya Yesu. Abo turi kumwe, haleluya. Ahita nta byago byane, mugume muri Yesu, mukomerere. Aravuga bisigaye mukomerere mu mwami, ni muri Kristo no mu mbaraga z'ubushobozi bwa bwinshi. Ndakamvuga izi mbaraga, ndabinginze Jean Pierre wamamaze Yesu neza, ijuru rizakwakire neza mwana wanjye. Nuvuga Yesu nabi uzaba wikururiye ishyano. Nimuhindura Yesu igikoresho cy'ifaranga uzabona umuvumo, ariko nimuhindura Kristo igikoresho cyo kuzana abantu kuri Kristo ngo bakizwe bajye mu ijuru, muzabona umugisha. Abo turi kumwe, haleluya. Wera de brille gloire je chai de quel brille do tai quel charado. Uzirinde kuzana bavuga butumwa babacuruzi, uzazana bavuga butumwa bafite ijambo ry'Imana baje kwereka abandi ijuru. Izi mbaraga Jean Pierre uzumva cyane mwana wanjye, nizo zandeze ndashaje. Isi ni guta, uri muri izi mbaraga Imana izagutora. Abantu nibakwanga Imana izagukunda, abantu nibafunga imigisha yabo Imana izakingura yayo. Yego. Abo turi kumwe, haleluya. Aho amen, aho haleluya, aho amatelefone nashaka zafungwe, za WhatsApp zo zifungwe, ijuru rizakingura. Izi mbaraga, iyi Bibiliya isezerano rishya ryanditswe mu Kigiriki, yavuga imbaraga abantu bazumva arizo, ariko reka nzisesengureho gato. Barokore mwaje hano mwumva ya zarindagira, mu mbabare mvuge mutazarindagira ejo mukabura ijuru. Isi kabarya amafaranga, bakabarya amasambu, n'ijuru rikabanga. Ariko nimwumva ya muzakorera ijuru, kandi n'amasambu yanyabeho, kandi Imana ikingure n'amarembo y'imigisha. Era de prele gloire shalado t'équilibrer, la gloire de quelle shalado praille tout équilibrer les gloire ai te chacote pri o te kia la do tout te pas colle shalado pri. Yego
izi mbaraga zirimo ibyiciro bitatu. Ndabinginze mwumve aya magambo mutazarindagira. Harimo imbaraga mu Kigiriki bita pneumatos, bisobanurwa nk'imbaraga mu ijambo. Imbaraga mu ijambo. Imana yaremesheje ibigaragara n'ibitagaragara ijambo. Ibi byose n'abantu zaremwe n'ijambo, kandi nongere ngubwire ngo birinzwe n'ijambo, bikomejwe n'ijambo, bizakurwaho n'ijambo. Aho turi kumwe, haleluya! Ijambo nusoma Abaheburayo 11:3 haravuga ngo kwizera ariko kutumenyesha ko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo gituma bigaragara zaremwe mu bitagaragara. Ijambo nirindi ko mvuga si umwe rusa umukara ndi wawe, ariko niryo ryaremye ibi. Nufata Bibiliya uretse kwitigisa iyi uzamenye ko ufite ijambo, ufite imbaraga zo kurema ibitariho bikaremeka. Uzaremesha ijambo, uzubakisha ijambo, uzashyigikira ibintu byose n'ijambo ry'Imana, apana ibitekerezo n'amarangamutima. Ijambo, oh ijambo, ijambo. Reka ndivugira umuvugo. Natambagiye amataba mpinguka mu mpinga y'umusozi, nibwo nkubitanye n'igitabo mu gitaramo. Ubwo babo kintashye numva giteruye amagambo gisesekaza ibigwi byacyo biteye bitya. Nitwa Bibiliya yera kuko nibimba mu nda ari ibyera, igitabo cy'Imana. Rinyamibwa nyamwihare mu gitaramo cy'abasenga, kabera umutsima n'igikombe cy'ubuke kidasigaye. Mutuze ninga bitagomba igisonga, nakubitiye urupfu mu matorero, bene gukizwa bati turanesheje. Urupfu kuri twe ni inyungu si igihombo. Ninkuba y'umujyanama, nakubitiye Satani mu bikombe, ibikanu bikabanira amarembo. None urugo ntashyemo, arugira umwishwa ngarugira umubyara. Bibiliya yera igitabo cy'Imana. Ni igitabo giteyemo amategeko rutabura iminyago mu kinyaga, ngasesekara mu rusenyi insengero mu Bibiliya. Ni igitabo giteye neza kandi kidahenda, ukiguza kizi. Uje mubwirwa n'udutwenga agenda n'inzira yose bati yaracyanganyikiwe, nahacometse kuri cyaje y'Umwuka Wera. Ariko mwambere Yesu cyuba, haleluya! Uzasome Bibiliya, utindane na Bibiliya, urye Bibiliya. Niyo Yesu yirukanishije Shitani. Satani amubwiye ngo nahindura imigati avuga ngo umuntu ndatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Mwana wa uzakoresha iki? Uzakoresha iki? Uzinda amarangamutima yawe, imitekerereze yawe, uzakoresha ijambo ry'Imana. Nushaka gukura uzakoresha ijambo ry'Imana. Nushaka kuzabikirangirira ijuru rikunda ariko nubikirangirire ku bantu mu ijuru bazagusiba. Harimo imbaraga mu ijambo. Izo mbaraga bavuga ni mu ijambo. Cyiciro cya kabiri zitwa dunamis. Zihirika ibidahirikwa zigaterura ibidaterurika. Zihirika ibidahirikwa zigaterura ibidaterurika. Izi nizo Imana ariko ivugisha pneumatos yasohoka. Dunamis igaterura isi, inyenyeri amamiliyari n'amamiliyari abize muri geography. Iyi migabane yose itagaragara byariko bisohoka. Dunamis kabiterura ikabishyira mu myanya yabyo. Isi iri hejuru y'inyanja ntishobora kurigita kuko byose birinzwe na dunamis. Irabifashe. Reka nongere mbabwire, nta kintu na kimwe no ku isi dunamis kibifashe Imana icyemeye. Dunamis nizo mbaraga Yesu yamanukanye. No, marayika yamanukanye Yesu ari mu mva, igitare ngo kizikubita amaso kiribwiriza kiva. Iyo abarozi n'abandi bose baje ahari dunamis bazinga imirizo bagahunga. Aho turi kumwe, haleluya! Haleluya! Dunamis. Mukomere muri izo mbaraga. Izo uredepe. Oh shakele gloire de près. Taigele gloire de près. Shagele gloire. Taigele brille gloire. Shatikiwe. Taigele brille. Wash. Mbara odekele gloire de mwana wa uzagumwisha.
dunamis, zihirika ibidahirikwa, zigahirika, zigaterura ibidaterurika. Ibyo utazahirika wowe isi idashobora guhirika, izo mbaraga zihirika ibyo, zigaterura ibidaterurika, zikabishyiraho. Abo turi kumwe, haleluya. Zirimo cyiciro cya gatatu cyitwa kratos. Kratos ni imbaraga zimira izindi imbaraga. Izo nizo zari mu nkoni ya Mose. Timurakora ibitangaza biruta ibya Yane na Yambura abapfumu n'abakonikoni. Sinzakangwa n'ibingo mwahanuye habaye ibitangaza. Oya, timurarusha shitani gukora. Oya, abapfumu n'abakonikoni ba Farawo Mose aje afite imbaraga. Mose yakobise inkoni hasi hinduka inzoka. Yane na Yambure bakubita izabo hasi zihinduka inzoka. Sigitangaza ibitangaza byose tubona si iby'Imana. Utazayoba nkazarira kandi ngukunda. Ibitangaza byose bikoreka si iby'Imana. Ingoni ya Mose kuko harimo imbaraga z'Imana. Kratos imira zazindi z'abakonikoni. Kubite mu mazi ahinduka umutuku, abakonikoni bakubitamo nazo hinduka umutuku. Yego. Ariko Mose ngo kubita amazi ngo azamura ibikeri ngo bapime barananirwa. Ngo akubite ivu ngo rihinduke inda zibarya, babwira Farawo ngo urutoki rw'abantu n'urutoki rw'Imana. Imbaraga zimira izindi. Ndabingize mwumva aya magambo. Nimushaka murangirize na reka mabwira ngaho. Nzagaruka. Numire. Aho izi imbaraga ziri, mwumvike. Aho izi imbaraga ziri. Abarozi ndibaza bahakandagira. Nukuri kw'Imana. Baba arabishe muri hose kuko mwakoze iki? Imbaraga z'uburozi ni ishyari. Baba arabamaze. Ariko umuntu ukirinzwe n'imbaraga z'Imana, abarozi nibashake bazaza nibagirana banyina nabazi, bazacuragura amamiliyoni yabo, ntacyo bazatahana ubusa. Abo turi kumwe, haleluya. Nyuma yaho hazaza amahanuzi yo kubakura umutima. Mwana wa umva aya magambo. Harabazaga bumva kwa Mariyamu muri Kongo ikabera. Nje Mariyamu ni mama ndo umuhungu wa gatatu mu bana be nitwa Mako. Twebwe umva nkubwire. Kuko wangize umubyeyi. Twiye mu yahagurukaga gahanura ngo uburozi, ngo abarozi ne bafunze kirere, ne bafunze twaramuhagarikaga. Twimana atubwiye ngo abo bahanura ibyo nibo barozi ku mpamve enye. Ijambo rya mbere bamamaza ubutware bwa Satani yaratsinzwe. Umunsi Yesu azuka aravuze ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Abo turi kumwe, haleluya. Imana atubwiye ngo abo nibo barozi bamamaza imbaraga n'ubutware bwa Satani. Petro abwira abakristo mu rwandiko rwa mbere igice cya 5 murongo wa 8 yaravuze ngo mwirinde ibisindisha. Murezi wanyu Satani agenda yivuga k'intare, sintare. Oya ni sintare. Umunsi ubuhanuzi buzatinya amarozi. Ni umunsi Yesu azatitira imbere y'abadayimoni. Yesu intare yo mu muryango wa Yuda ntazatinya abarozi. Yesu intare yo mu muryango wa Yuda, abarozi ni kipusi imbere y'intare y'umuryango wa Yuda. Yego. Wowe. Mwatubwiye ngo abo nibo barozi bamamaze ubutware bwa Satani yaratsinzwe. Icya kabiri, ubwo buhanuzi buremera abantu ubwoba bukarara kwizera. Abantu bakerekwa zabaringa bakarota zabaringa gusa. N'indirimbo zikari zabaringa. Ereko zabaringa nanjye nabonye kuko ibyo wavuze byuzura mu mutwe bari by'urota. Tawo turi mu biwitatari iki. Burandura kwizera bukarema ubwoba. Oya mureke kuganira abakobwa banyu mwumure bana. Cya gatatu.
ubwo buhanuzi burandura urukundo mu bantu, ababyeyi, abana n'abavandimwe. ubwo buhanuzi burandura urukundo bukarema inzangano. mugabo n'umugore abaturanye nabo musengana ngo niba bagufunze reka nguki ukura amagambo kuri barunaka nureba abantu uzagwa. isi yose yuzuye imyanda y'ubugome, kuko ubugome buzagwira urukundo rw'abenshi ruzakonja. renga ibyo urebe Yesu, ugume mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. aho turi kumwe, haleluya. ubwo buhanuzi burandura urukundo bukarema inzangano. cyakane Imana yatubwiye ngo ubwo buhanuzi ntibuzabwubaka umurimo w'Imana, burabusenya. ndabinginze ibisigaye mukomerere mu mwami muri Kristo no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. tuzaca mu nkota badufunga, tuzakubitwa no gupfa, tuzapfa. ninde wabeshye ko tutazapfa? Yesu wavuze ngo ushaka kunkorera ankurikire yiyange yikorera. Yesu atutse mwe ntibazabatuka. Yesu ntibamwanze, mwese muri bande bazabakunda. Yesu yavuze ubutumwa bw'isiko bwanditswe na Yohana 15:18. aravuga ngo nibabanga muzamenye ko ari njyewe babanje kwanga. kandi cyatumye banyanga nuko batamenye tarwisi. namwe bazabanga kuko mutarabisi. isi nibakunda ntimuzakundwa n'ijuru, ariko isi nibanga ijuru rizabakunda. aho turi kumwe, haleluya. ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. mwambara intwaro zose z'Imana, zose nuja kuzishyira muri Kristo ko ari we, kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, umunsi Satani azakwibasira. uzasome turiko turegereza Pasika muri Getsemane. Yesu yarasenze, yigeze asubizwa ngo mwebwe byose ibisubizo murabija, ntabyo mujyanye n'imamo y'Imana. ubibwira ngo ndabihambye biguhobere, ndabitwitse nugera mu nzira usanga byicaye muri saro. amadeni ararangiye bagushyire muri gereza, ariko uzahagarara kigabo muri icyo gihe cyose. muri iyo minsi mibi urebe Yesu, igisubizo kiraho utareba, ariko Yesu aragifite. aho turi kumwe, haleluya. mukomerere mu mwami. shimangira havuze ngo ibisi hariya Pawulo yandikira itorero ry'Ikorinto, mube maso baroko. amahanuzi y'ibinyoma, inyigisho z'ibinyoma zihuje n'irari ry'abantu. mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, Kristo mwizera. mu abagabo nyabagabo, abagabo b'intwari mwikomeze, kandi ibyo muzakora byose muzabikorana urukundo. Mungu muzakorana urukundo. iyo tuvuga urukundo rurimo kategori eshatu, reka nzivuge. tazabona abantu bakwirunda inyuma ukagira ngo bose ni abakirisitu. bakobwa ba mwumve hano, nimwe ndiko nganirira. mureke kuganira, nimwe ndiko mbwira. urukundo mukirisitu rufite amazina atatu. cyambere arwo bita eros. eros ukize baraza, bakunda ukize ni eros. n'aya makwe menshi yo hanze bari mu kugenda bashakisha ngo yabonye umugeni, yabonye umugabo kuko afite ifaranga, banza kubaze na konti. ni eros. eros ishingiye ku nyungu, icyo ugiye kubura. niyo yuzuyemo ubusambanyi bwose, babesha ngo ndagukunda afite ibyararakiye, witwa eros. abafite eros bazakwisukaho, ubwire ngo wabonye indama naho ni intare. ako urwa kabiri rwitwa filos. filos filos no rw'amasano ko tuvukana. nibyo muri mukubona shitani yicishije abantu ubuhutu n'ubututsi, akageraho ababyara n'abandi n'uturere mukomokamo, baturutse Kongo, baturutse Uganda, baturutse, ugasanga biremye ahantu ukagira ngo n'itorero, naho bishingiye muri filos, amasano. rwa gatatu ni agape, urukundo rw'Imana, kirushingiye kuri ibyo rukundo umuntu ko akwiriye gukundwa kuko Imana imukunda. haleluya. mwe maso, mwana wa ube maso. bakobwa musengana namwe bahungu, mwe maso.
Yego. mukomere muri Kristo umwizera mwabagabo nyabagabo mwemeze izo muzakora bizarangwe n'urukundo sibakunda akize muzamukunde afite ibibazo muzamukunde yahuye n'intambara timukamurebere mu ntambara muzamukunde timukamurebere mu bisubizo gusa muzamurebere no mu bibazo mvuze bisigaye mukanya nje murambabarira hari gahunda nari mfite twavuganye ejo nambwa nizasimbuka ndebe mwana wanjye ahuri nuko byifashe mukanya ndasohoka bisigare mukubita abazimu n'abazi mu kazi nagiye imikasiro n'abazimu bakurwaho n'amaraso ya Yesu yonyine. Haleluya! Nimudahagarara muri Yesu bazakubesha ngo bagende ugera mu rugo bagutaramire, ariko mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi nimugumamo zaze cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira muzakubita abazimu timuzarinda kubakubita njenge zino mumbabare mvuga ko ndashoje yera mu Rwanda hari zabanje kungora nkurikije Yesu namenye n'agakiza nakiri yongera mu rusengero ngumva ko barirukana abadayimoni gusa ndibaza aba bantu amaso y'abazabona abadayimoni ndabona Imana yirukana abadayimoni mu rusengero bakabona abadayimoni amaso y'ababona abadayimoni nubona umwaka ijiritara umwijima ntibwiriza umwijima guhunga fakwatsa pa umwijima ugahunga aho Yesu ari mucyo wisi abadayimoni bazinga imirizo bagahagarara hariya nta mpamvu yo kurwana n'abadayimoni abadayimoni baratubona bagahunga baratitira nta mpamvu yo kurwana nabo cye aho ngeze ndi muri Yesu menya ko abadayimoni batitira bazundimo kwa ruturi mu bisi ndashoje Imana ibaho umugisha Imana ibaho umugisha abawushaka Imana ibaho umugisha cyane Imana ibaho umugisha cyane Imana ibaho umugisha Imana ibaho umugisha mukomerere mu mwami mukomere kigabo muri Kristo iminsi mibi muhura nayo nugera muri ugasanga ibibazo byaje ubwira ngo hoya namenye ko Yesu turi kumwe iyo turi kumwe umwijima uhinduka umucyo indambara zihinduka amahoro ibyara amarira bihinduka umunezero ibyara imiborogo bihinduka impundu ibyara imiraba biratuza akabituze mujyane na Yesu mukomereraho no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi ntawe uzabashobora muri kumwe nawe.